Ni inkuru y'amateka bamwe banayise iy'umwaka mu gisata cy'imyidagaduro, ubukwe bwa The Ben na Pamella. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka kuri bimwe mu bintu bidasanzwe byaranze ubu bukwe bwabo ariko bitagarutsweho cyane mu bitangazamakuru. Iyi kandi ni video y'incamake y'ubukwe bwose, yaba ari muri Kigali Convention Center, mu rusengero kuri Eglise Vivante ndetse n'irusororo mu gusaba no gukwa. Wowe rero wagiye ukurikirana amakuru ibice cyangwa ntubona umwanya uhagije wo gukurikirana buri kamwe kose, iyi video iraza kugufasha cyane. Ku musozo w'iki kiganiro kandi uraza kumenya ikintu cyanya cyo cyishi nyuma y'indirimbo ni Forever ya The Ben yavugishije abatari bake ndetse no kugura views biyivugwaho. Murarikiye kureba iyi video yose rero ugashyira amatsiko. Kimwe mu bintu bitangaje byavugishije benshi ni uburyo umuhanzi akaba n'inshuti magara ya The Ben ari we Meddy atabashije kwitabira ubu bukwe, yaba ari mu gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana, yewe no kwiyakira muri Convention Center. Meddy mu butumwa yageneye abitabiriye ubukwe yagaragaje icyabimuteye ndetse anagenera ubutumwa bari bamaze kurushinga. Mwese manze gusuhuza Ben na Pamella n'umuryango, inshuti n'abavandimwe ba Pamella na Ben. Bifurije ubukwe bwiza rero, muzabyare hungu na kobwa, Imana izabane namwe iminsi yanyu yose yo kubaho, kandi urukundo ruzabe rwinshi mu rugo rwanyu no mu bari hafi yanyu, mu miryango n'inshuti zanyu. Imana bamuhisha cyane. Icya kabiri, ubu bukwe bwagaragayemo impano zihariye kandi zidasanzwe. Muri Kigali Convention Center amafaranga yo yari yabaye nk'ibyatsi. Uwitwa Ariakur utazirwa kuba umujejeta franga yasutse hasi ibifaranga, abantu bararuha. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe babyise ko bidakwiye kujugunyira abantu amafaranga kuko bitamenyerewe mu muco nyarwanda. Gusa abandi basobanukiye imico y'amahanga bo bungamo yuko mu bihugu nka Nigeria na Tanzania ibi babikora cyane kuko bituma ubukwe ngo burushaho kuryoha cyane. Ese nawe niko bitekereza? Mutubwire muri comment. Mu gutanga izi impano kandi uwitwa Omidi Mpozi yagabiye The Ben ubutaka ku kirwa cya Zanzibar iwabo muri Tanzania. Yarabanje abwira The Ben ko afite ubutaka bugari cyane kandi ko The Ben nawe ashobora kuba akunda Tanzania. I have a very big land in Zanzibar, so I'll give you part of it. Ni mu gihe umubyeyi wa The Ben we yahisemo kumutura Bibiliya nk'impano, amusaba kutayiryamisha gutyo gusa, ahubwo ko we n'uwo barushinganye bagomba kuyifashisha bakubakira ku rugo rwabo rugakomera. Kimwe n'izindi impano zitandukanye zagiye zitangwa muri ubu bukwe tutarondora. Icya gatatu kidasanzwe, ntawavuga bimwe mu byaranze ubu bukwe ngo twibagirwe abantu bakomeye babwitabiriye, barimo n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Retired General James Kabarebe, nawe akaba yaragaragaye muri iki kirori cya Ben. Ni nako kandi bwari bwitabiriwe n'ibindi byamamare bikomeye hano mu Rwanda. Muri abo twavuga nka Parewe, Tom Cruise, akaba ari nawe winjije The Ben mu muziki. Gusa mu gusaba no gukwa kwa 15 Kuboza, The Ben akaba yarari kumwe na Jimmy nka Parewe basanzwe banakorana bya hafi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi byamamare byitabiriye ubu bukwe birimo umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonye wanataramiye abitabiriye ubu bukwe guhera mu gusaba no gukwa, aho yanafatanyije na The Ben mu ndirimbo ye yise Ndaje. Ibindi byamamare birimo Junior Giti, Element Ele, Chris Easy, Christopher Muneza, Okama, Badrama, Ariakur, Omidi Mpozi. Abo muri Kigali Boss Babies nabo ntibatanzwe muri iki kirori n'abandi benshi tutarondora. Gusa nanone nta byamamare byinshi mpuzamahanga byitabiriye ubu bukwe bwa The Ben nk'uko byari biteganijwe, aho abantu nka Diamond Platnumz byarangiye batabonetse ku mpamvu zinyuranye, barimo na Ngabo Medal Jobert twababwiye kare. Nubwo bimeze bityo ariko ntibyabujije abakunzi bibi byamamare baturutse imihanda yose, yaba ari muri Amerika, Canada ndetse n'Uburayi, gutega za rutima ikirere bakaza kwifatanya n'inshuti yabo The Ben, aho banahamya akazi kubana neza n'abantu. Ikintu cya kane gitangaje muri ubu bukwe ni imodoka z'akataraboneka zabugaragayemo. Kimwe mu bintu byari byabaye nk'ibyatsi ni imodoka zihenze zagaragaye muri iki kirori. Guhera kuri The Ben wari uri mu modoka ya Barabas igura miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, ikabikodeshwa miliyoni 1 ku munsi nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com. Pamella nawe aza muri Range Rover nziza cyane yahawe n'umukunzi we banarushinganye ari we The Ben.
bitewe nuko n'ubundi ubu ari ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare mu busanzwe bikomeye, nabo bazanye imodoka z'ibikoko ku buryo umuntu wese wari witabiriye buriya bukwe icyo ari ikintu yahitaga atangarira. Ikintu cya gatanu cyaranze ubu bukwe ni ukuntu abahanzi barimo Chris Easy, Shemi ndetse na Okama batunguye The Ben bamuririmbira indirimbo ye basubiyemo yitwa Rahira. Ibintu byasusurukije imbaga yari yitabiriye ubwo bukwe. Ni nako kandi itorero ry'inganzo ngari naryo ryataramiye abitabiriye barizihirwa koko, bigaragarira buri umwe wese wari muri iki kirori. Ni mu gihe kwa 15 Ukuboza bwo bari bataramiwe n'ibihame by'Imana ubwo bari mu busitani i Rusororo. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukanda like niba kunze iki kiganiro. Kora subscribe kuri no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X Menya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Icya gatandatu ni umutekano wari wakajijwe muri ubu bukwe kuko guhera kuri Jari ya Garden Rusororo kwinjira werekanaga kode yo mu bwoko bw'ikoranabuhanga izwi nka QR code igasikanwa. Basanga bihuje n'amazina yawe ukemererwa kwinjira kuko buri umwe wese witabiriye ubu bukwe yari ari kuri liste. Ni nako kandi hari polisi ishinzwe gucunga umutekano ku nkengero zaho bwari bwabereye. Ku rusengero rwitwa Eglise Vivante ari naho habereye imihango yo gusezerana imbere y'Imana, naho umutekano wari wakajijwe. Amabonza ndetse n'abandi bashinzwe umutekano bari maso. Icya karindwi gitangaje cyaranze ubu bukwe nuko ari bumwe mu bukwe bwa mbere bubaye mu Rwanda aho kubureba bisaba kugira icyo wishyura. Gusa nanone hashobora kuba hari n'ubundi bukwe bwabaye kuko birumvikana ntago wamenya amako yose yabayeho. Niba ahubwo we hari ubundi bukuzi basabye kwishyura kugira ngo burebe muri ubu buryo, mwatwunganira muri comment. Nubwo hari bamwe nanone ku rundi ruhande batabyakiriye neza, batyumvisha buryo kibazishyurira kureba ubukwe bw'icyamamare bakunda, kandi ahubwo byakabaye ibyishimo yabahaye abafana be cyane ko yaramaze n'igihe kinini atabaha indirimbo. Gusa ibi ni ibitekerezo by'abafana, nawe watubwira uko bitekereza muri comment. Gusa nanone hari abandi bamugarukira bakavuga ko ahubwo icyo ari igitekerezo cyiza mu gihe ufite abafana baguhoza ku mutima kandi bigafasha umuntu kuburebera rimwe ahantu hamwe aho kubirebera mu bice. Hari hateguwe ibikoresho birimo kamera zishoboye zeretse iki kirori abantu bari bishyuye. Ni nako kandi gutanga intwererano nabyo byagiye bikorwa muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga binyuze kuri website yabo ariyo thebenandpamella.com. Nubwo bitabuzaga amashusho gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube umunota ku wundi, akantu ku kandi. Ikintu cya munani cyatangaje abantu cyane ndetse bigaca ururondogoro ku mbuga ziduhuza ni uburyo uhereye mu mihango yo gusaba no gukwa nta mukobwa watwaye ikamba rya Miss Rwanda witabiriye ubu bukwe aje gushyigikira mugenzi wabo Miss Uwikeza Pamella nawe wari witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu 2019 ndetse akaza no muri 20 ba mbere batoranywamo uba Miss nubwo atagiye gukanye kuri iki gihe. Abantu rero bakibaza icyaba kibyihishe inyuma bikayoberana. Nanone ariko abantu babanye muri bootcamp babashije kwitabira ubu bukwe barimo nka Miss Mwiseneza Josiane wanabaye Miss Popularity mu 2019. Aba bakaba banasanzwe ari inshuti z'akadasohoka. Josiane akaba yarari kwakira abantu kuri protocol. Hakaza Jordan Mushambokazi Narika Kabahenda wanabaye Miss Heritage, bo bagaragaye muri ubu bukwe. Icyacyenda ni umwana w'umukobwa w'imyaka 17 waririmbiye ibihozo bihoza abageni bikarangira yatswe indangururamajwi cyangwa microphone. Aha byari kwa 15 Ukuboza mu mihango yo gusaba no gukwa. Ureze kumudira y'amashyi twakomaga tuyekubika Uyu mwana w'umukobwa ufite impano idasanzwe yaramaze umwanya aririmba ibihozo agashyiramo n'amagambo yo gutaka umugeni Pamella, bikarangira umusangiza w'amagambo mwatsi indangururamajwi. Ibintu abenshi bagarutseho bitewe n'uko uyu mwana yari yakoze ku marangamutima y'abantu, aho bamwe banasutse amarira hasi. Uyu mwana kandi akaba ari uwo mu muryango wo kwa Pamella. Ikindi kintu cyaryoheje ubukwe ni uburyo aba bombi The Ben na Pamella babwiranaga amagambo asize umunyu yazamuraga amarangamutima ya buri umwe wese mu gihe bari imbere mu rusengero, buri umwe arahirira undi kuzabana karamata.
ubu bukwe kandi bwasize bwanditse amateka atoroshye ku mbuga nkoranyambaga ngaho kubera muri Kigali Convention Center n'ibindi. Mbere yuko tugera ku kintu cya 10, ese wowe nicyo wakwifuriza uyu muryango mushya wa The Ben na Pamella? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane muri comment. Hagati ariko nanone twanabateguriye ikiganiro cyihariye kigaruka ku mateka ya The Ben na Pamella by'umwihariko, ubuzima bwabo mu rukundo, uko bahuye, ubuzima bwa The Ben muri Amerika n'akazi akorerayo, namwe mu mabanga y'aba bombi agera hanze gake cyane. Mbere yuko dukomeza n'ikidasanzwe mu bukwe bwabo twabararikiye kuva kare, banza wumva uko iki kiganiro kigaruka ku mateka y'urukundo rwabo gitangira. Byari kuwa gatatu mu mvura, ntitwari gushobora kurekera kurebana, kandi amaso ntabeshya. Ijwi rye, ibiganiro bye bisetsa no gutera inzenya, mu by'ukuri yahumuraga neza. Ubwa mbere dusohokana, Ben yanjyanye mu cyumba cya filime, ibintu byatumye ndushaho kumukunda cyane. Nubwo bitari byoroshye gusohoka mu cyumba cy'umwiherero muri Miss Africa, gusa nabashije gushaka umwanya wacu twembi. Yaransetsaga kugeza ntakibashije guhumeka. Ibyakurikiyeho byose ni amateka. Miss Uwikeza Pamella asobanura ko yahuye na The Ben bwa mbere. Ben nawe afite uburyo bwaza kubisobanuramo uza gukunda cyane. Ni nka movie neza. Ushobora kureba link ya video iri muri description y'iyo uri kureba nonaha ukareba icyo kiganiro cyose. Reka twikomereze n'ibidasanzwe mu bukwe bwa The Ben na Pamella. Icya 10 kidasanzwe nuko ubu bukwe nabwo bwakorewe indirimbo yitwa Ni Forever. Aho umuhanzi The Ben abataka Pamella amushimagiza k'icyo umutima we washakaga yakigezeho, ndetse no kuzabana karamata nk'uko n'izina ry'indirimbo ribisobanura. Igitangaje ariko si indirimbo, kuko na Meddy nawe yasohoye My Vow mu bihe by'ubukwe bwe. Igitangaje ahubwo n'uburyo indirimbo yaba yarabonye views nyinshi mu buryo budasanzwe kandi mu gahe gato, aho yujuje views miliyoni mu minsi 4 gusa. Ibi ya kabiri zigeze mu gahe gato nyuma ya My Vow yagize views miliyoni mu minsi 2 gusa nyuma y'uko isohotse. Gusa niba nawe hari induzi yaba yarihuse kuzirushana mu Rwanda, wahitubwira muri comment. Aha rero abenshi bamushinje kugura views, nkuko bamwe bashingira ku buryo mu minota ya mbere y'indirimbo ikijya hanze washoboraga kubona likes ziruta views, hanyuma nka nyuma y'isaha imwe ndetse n'amasaha 2 igahita igira views nyinshi cyane ukurikije uko yari yatangiye. Ese ubundi ibi byaba bifite ishingiro? Niba birifite se bishoboka bite? Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukora subscribe hano kuri X Menya kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Kugira ngo dutahure ukuri kwa nyako, biradusaba kubanza kumva uko bigenda kugira ngo view ibarwe kuri YouTube. Mu busanzwe iyo ushyize video yawe kuri YouTube ikaba rusange cyangwa public, abantu batangira kuyireba. Gusa iyo ugikanda kuri video ukayifungura, YouTube isikiti ibara ko habaye hirebwa cyangwa view. Ahubwo view ibarwa gusa mu gihe nibura umuntu arebye iyo video amasegonda 30 nibura, kabone n'ubwo waba wagiye usimbutsa video, ariko igihe cyose warebye kikaba kigize cyangwa kirenze amasegonda 30. Iyo bibaye rero nibwo YouTube ibara view yawe. Aha bitandukanye cyane no gutanga like, kuko iyo ukoze like ako kanya ihita ijyaho kimara gukandaho. Niba uri gushidikanya kuri ibindi kukubwira, kanda like kuri iyi video nonaha urebe ko imibare idahita ihinduka. Ni mu gihe ugikanda kuri iyi video bwo amahirwe menshi ari uko imibare itayisinduka ako kanya kubera view yawe gusa, nubwo abenshi baba bari kuyirebera icyarimwe ukaba wahitubona impinduka, ariko view yawe yo ibarwa burya nyuma y'amasegonda 30 nibura. Wenda iba babigenzuye bashobora kuba ari bake, gusa waza kongera ukareba iyi video ukayitangiza ukabigenzura neza ukirebera. Rero aha twese turumva neza ko like ziza mbere ya views, cyane ko buryo video iri kurebwa cyane mu gahe gato views nyinshi ntizita zigaragara inyuma ku muntu uri kureba video, kabone n'ubwo yo masegonda 30 yaba yarangiye. Gusa muri YouTube studio ho ububona ko views ari nyinshi cyane kurusha izigaragarira abantu inyuma kuri YouTube. Aha abafite za YouTube channel muze kuntangira ubuhamya. Kuri The Ben rero nk'umuntu ufite abakunzi benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, birashoboka cyane ko iyi video ye yayisirebwa n'abakunzi be mu mwanya muto ikijya hanze.
ariko nkuko twabibabwiye views zose zigatinda kugaragara inyuma, zikaza kugaragara nyuma aribwo twabonaga isi igira views nyinshi cyane kurusha uko zajyagaho, tukibaza ibibaye. Kubavuga umubare wa like ko zarutaga views, twese tuzi neza uburyo turi kureba video y'umuntu dukunda duhita twihutira kumuha like tukifungura ku isegonda rya mbere, kandi like zo zigahita zijya hako kanya mu gihe views zo zishobora gutinda kugaragara. Indi ngingo nanone dushobora gushingiraho tuvuga ko izi ari views zisanzwe nuko mu by'ukuri ubwiye indirimbo ye yasohokaga, inkuru mu myidagaduro yari ihatse izindi zose ni inkuru y'ubukwe bwabo, kandi akaba yaranateguje kazasohora indirimbo mu bihe by'ubukwe bwe. Birumvikana ko rero amahirwe menshi gisohoka abantu benshi bashobora kuba barihutiye kureba iyo ndirimbo ije nyuma y'imyaka ine yose nta gihangana hereza abakunzi be, bityo views nazo zikaba zagaragara mu buryo budasanzwe. Kimwe n'izindi mpamvu wenda nanone abantu bashobora kuba barahise basangiza video ye igera kure cyane hashoboka, cyane ko niyo wazaga kuri YouTube wahita ugisanga ku page ibanza iri mu zambere home page, ibintu byerekana ko yarebwe cyane, bityo na YouTube nayo ikaba iri kuyisangiza abantu benshi. Nanone ariko ntawamenya, burya ngo umuntu ni mugari, yanazigura kandi bikamuhira ku mpamvu zitandukanye, wenda se yashaka guca agahigo no kwandika amateka cyangwa se kugira ngo ubukwe bwe